Turabakiriye bakunzi bacu tubaha ikaze mwese abantu bari hafi abantu bari kure abashitsi bageze kuri no channel bwa mbere tubaha ikaze mwese nimwegere niba uri umushitsi kora subscribe niba uri umushitsi ushigikira cyane uyu munsi rero tudatinze ndavuga iminota mike cyane tugiye kuvuga ku bintu ibiryo twarya bikoza umubiri bikoza amaraso ushize ikiganiro cyabanjirije iki twavuze ko umubiri wacu dukwiriye kuwufataniza nk'abakristo niba uri umukristo ukeneye gufata umubiri wawe neza ubugingo ukeneye kuwufata neza n'umwuka ukeneye kuwufata neza kubera ko umuntu twasanze ko umuntu agira ibice bitatu umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi umwuka ubugingo ndetse n'umubiri igice rero turiho ni igice cy'umubiri umubiri twavuze tuvuga ko umubiri wangizwa n'ibintu bibiri umubiri wangizwa no kukoresha icyaha umubiri ukongera ukangizwa n'ibiryo tugaburira ndetse n'imirimo tukoresha uyu munsi rero icyo tugiye kuvuga twabonye ko ibiryo byangiza umubiri ari ibiryo biva mu nganda ibiryo bikomoka ku matungo kutawuha amazi awukwiriye amazi ukeneye birawangiza tuza kubona ko mu biryo turya buri munsi haba harimwo ibintu bigenda bikangiza umubiri umwanda ugenda ukistoka mu mubiri mu mwijima mu mpyiko bikajya mu maraso bikaba ari byo bibasha kwangiza umubiri ndetse n'indwara turwara inshuro nyinshi ziva ku biryo turya buriya ya wari uzi ko ukusa uko ingano ibiro ufite uburebure ufite uburyo ki uhandoringa stress uburyo ko ubushobozi runaka ufite bwo gukontorora situation runaka buriya wari uzi ko ibiryo urya bibigiramo uruhare ibiryo turya bigira uruhare mu bushobozi bwo kunetraliza situation runaka ibiryo turya bifite ubushobozi bigira uruhare mu mitekerereze yacu ibiryo turya bigira uruhare mu ko tungana ibyo turabizi twese bifite uruhare mu ndeshyo y'uburebure bwawe ibiryo urya bifite uruhare mu mubiri wawe ukusa uruhu rwawe uko rusa buriya abantu uhuye n'umuntu uzi iby'imirire akareba ukusa uburyo uruhu rwawe rusa ashobora kumenya imirire yawe uko iteye rero niyo mpamvu ikiganiro cya mbere twavuze ko umukristo wibuke igicano niba uri umushyitsi igicano ni cano y'iyobokamana ivuga ibintu by'iyobokamana inkuru zabayeho mbere amateka akavuga ijambo ry'Imana ubuhamya impuguro ibintu byose by'iyobokamana rero mu bintu kimwe kigizwe n'ubundi umukristo no gufata umubiri neza birimo twabisomye mu gitabo c'abakorinto bivuga ngo abakorosayi bivuga ngo birarindwe umubiri wanyu umwuka n'ubugingo ntibikabeho umugayo tuza gusanga rero ko umuntu usenya urusengero rw'Imana Imana nayo izamutsemba urusengero rero nta kindi ni twebwe ni imibiri yacu niko rusengero rw'Imana imibiri yacu ni igikoresho cy'Imana ni igikoresho Imana igikoresha ni igikoresho cy'umwuka n'ubugingo rero birakwiye ko tuyifata neza turacyari kuri igice kimwe cy'umubiri ari cy'umuntu ari cyo mubiri turavuga ngo rero umubiri wawe ukeneye kuwufata neza tuwugaragaza ibiwangiza tukagaragaje ko ibyo tugaburira birawangiza ibiryo turya ikigero cya alcohol tunywa byangiza umubiri uburyo duhandoringa stress byangiza umubiri mbese ingano y'amazi duha umubiri wacu byangiza umubiri n'umubiri utawuha amazi urawangiza twabonye ko amazi umubiri wacu ukeneye amazi cyane tuza kubona rero ko mu biryo turya rero tuvuga ko ubutaha nitugaruka tuzavuga uburyo ki twakura umwanda mu mubiri wacu utarateza ibindi bibazo abantu benshi impamvu nakoze kino kiganiro abantu benshi usanga turwaye indwara zavuye ku byo twariye imyanda yabyo ikaba mu mubiri ikageraho idevelop indwara zikaba mu mibiri rero ndavuga ngo ubutani tugaruka tuzana ni buryo ki ni ubuhe buryo ki twakoza umubiri ni ubuhe buryo ki twakoza amaraso dore ko ibyo tujya byose bijya binyura mu maraso kandi buriya amaraso niye akwirakwiza indwara ni ukuvuga ngo indwara iyo zinyuze mu byo turya zigenda mu maraso amaraso akatwikwirakwiza mu mubiri zikagera ahantu runaka turavuga ngo rero uyu munsi tuzaza tuvuge ngo ni ibihe biryo twarya bishobora gutuma
twoza umubiri. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira no munsi, ngiye kubaganiriza ko ikivange kimwe ibiryo bisanzwe duhaha kandi binagura n'amafaranga makeya twarya wa mixinga ukabirya, hanyuma ibyo ubwabyo bikoza umwanda, bigaflashinga umwanda mu mubiri, bikoza umubiri cyane cyane, byoza uruhande rw'umwijima, byoza impyiko, byoza amaraso, bifite ibintu byinshi bikora, bibalansinga hormones, kubera ko buriya umuntu agizwe n'amahormone 50, umuntu agira hormones 50. Izo hormones iyo zabaye unbalanced, byanga byakunda umuntu ararwara, ugira ibibazo runaka byarwaye. Buri hari igihe wasanga ibibazo byinshi ugira ubiterwa nuko hormones zawe zitari balanced. Rero birakenewe ko ibiryo bya buri munsi, ibyo nta bindi ngiye kubabwira ikintu kimwe ni karoti. Fashe karoti. Icya kabiri ni lemon, icya gatatu ni beetroot. Iyi ngiyi ni beterave, ni indimu, karoti. Iyo urufashe uruvangitiranye rw'ibi bintu bitatu, uruvangitiranye rwabyo wabirya uburyo kushaka. Urashobora kubirya ari salade cyangwa se ukabibrandinga bikaba juice. Ariko ngewe preferinga kubirya ari salade kubera ko bifite fiber. Ubwabyo bifite fiber. Fiber ni ibikatsi. Yes, ni fiber ni ibikatsi, ibiryo bifite ibikatsi kubera ko urabona uriye salade y'ibi bintu bifite ibikatsi, kandi iyi fiber urayikeneye. Nta muntu udakeneye fiber, ukeneye fiber kubera ko yorosha digestion, ifasha igifu kugira ngo kibashe kudigestinga ibiryo neza. Igifu buriya cyangwa ibiryo biri fine kiba gishaka ibintu bifite ibikatsi. Rero iyi salade y'ibi bintu, impamvu ngiye nkubwira ko ngewe na preferinga kubirya ari salade kubera ko bibika ibikatsi. Ibikatsi bifasha igifu, bigafasha ubura bunini gusohora umwanda. Rero dukuyeho ibyo ngibyo ko ari salade, tugiye kugera kuri purpose nyayo yatumye tuvuga ngo dukoreshe bino bintu. Iyi karoti n'iyi ndimu n'iyi beetroot iyo bihuye ubwabyo bibasha gusohora uburozi mu mubiri. Uburozi mvuga ubwo ngubwo nta bundi ni uburozi buva mu biryo turya bya buri munsi. Ibyo turya bya buri munsi, buriya nk'umuntu urya umugati, ndabizi ko twese dukunda kurya umugati. Umugati utera inflammation. Rero ibingibi ni anti-inflammation. Ibingibi umugati utera inflammation, ibi ni anti-inflammatoire, ni nka gutyo. Yego, umugati utera inflammation. Navuga ko ni urabona umugati, ifarine yose yiva kagera, ndeke kuvuga umugati gusa, ibintu byose bikozwe mu ifarine byose bitera inflammation. Inflammation ni uburyo bwa hiti, ni hiti iba mu mubiri ariko itewe no kubyimbirwa mu mubiri runaka. Buriya mu mibiri yacu hari ibiryo tujya bigatera umubiri kubyimbirwa mo imbere, akatavuga ngo ni ikibyimba. Iyo bibaye hari ibintu bya buri gihe, iki kintu kiragenda ubwacyo kikigwizaho imbaraga, ariko iyo bitabaye gutyo ni ikintu kiza igashira. Uno munsi ushobora kuba ufite inflammation runaka, cyane cyane bikunda kuba mu joint, niho zikunda kumvikanira, kumva mu ingingo zigenda zifatira abantu bagira ibibazo by'ama-inflammation, buriya barahita babyumva. Ibi bintu rero ni anti-inflammation. Ni ukuvuga ngo ubwabyo byibitseho ubushobozi bwo kurwanya ama-inflammation. Icya kabiri, bidetoxinga umubiri. Mu gihe ibi biryo turya bigenda ubwabyo biba bifitemo uburozi runaka, biba bifitemo umwanda runaka wangiza umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo turiye ibiryo turabitegura, tukabyoza, tukabiteka, systeme ya digestion itangira mu kanwa bikagenda mu gifu, igifu kikabisya, igifu cyamara kubisya, igifu kikabiha ubura bunini, ubura butoya, ubura buto ugakoramo ibikenewe, ibindi bigomba kujya mu bura bunini bikagenda, hanyuma bya bindi byanyuze mu bura butoya nibyo bijya bigenda bigiye gufasha umubiri.
iyo rero bigiye binyura mu impyiko zigakuramo iby'ingenzi zigasigarana umwanda, impyiko nazo zikongera zikabiha umwijima nawo ugakuramwo iby'ingenzi ugasigarana umwanda, hanyuma umwijima ukabikoramo amaraso, aya maraso umwijima ukayaha umutima ukayasakaza mu mubiri. Rero izi organs zibiri, impyiko n'umwijima, bigira akazi kanini cyane byo kuba bibasha gupurifayinga amaraso yacu. Rero ibi bintu bitatu, iyi carrot n'ino beetroot n'iyi lemon, bifite ubushobozi bwo koza umwanda wafashe kuri kidney zawe na liver yawe. Ni ukuvuga ngo uyu mwanda ujya ugenda ugafata ku mpyiko zawe no ku mwijima wawe. Ino combination y'ibi bintu bifite ubushobozi bwo kugenda bikabyoza, kubera ko lemon turabizi ko ni antibiotic, iyi ngiyi beetroot ni anti-inflammatory, ni detoxification, hanyuma n'iyi carrot rero bifite ubushobozi ubwabyo bwo kugenda bikoza impyiko zawe, bikoza umwijima wawe, kubera ko uyu mwanda wose ugenda tujya mu mubiri, impyiko zikora ibishoboka byose ku buryo zitawuha umwijima. Ibyasigaye impyiko zitabashije koza umwijima, nawo ugakora ibishoboka byose ku buryo utari bubihe umutima. Rero umwijima n'impyiko zacu usanga bifite akazi kanini cyane ko koza umwanda uba wavuye mu biryo tuba twariye. Rero niba ukeneye kwita ku mubiri wawe, ita kuri izi organs zibiri. Niba ukeneye ko umubiri wawe ukora neza, niba ukeneye ko umwijima wawe distribute amaraso asukuye neza, witeho byibuza gatatu mu cyumweru, igaburira umwijima wawe n'impyiko zawe ino combination y'ibi bintu bitatu, byibuze gatatu mu cyumweru. None ubirye ejo usibe, ejo bundi ubirye ejo usibe, kubera ko bifasha umwijima wawe n'impyiko zawe guflashinga umwanda biba byagiye biyungurura byibikamo. Ni byiza rero kubyitaho, kubera ko nyuma atari ibyo ngibyo gusa, n'ubundi bifasha umwijima kubalance buriya hormones zifite ukuntu zikorana n'umwijima, bifasha n'ubundi kubalancinga hormones. Niba ufite ikibazo cy'amahormone ari unbalanced, bino bintu bitatu ni combination y'ibi bintu bigufasha kubalancinga hormones. Buriya waruzi ko iyo ufite amahormone atari balanced, buriya hari igihe wasanga wenda uhorana ibintu by'ama stress n'umushiha, umunabi, ukajya wibaza aho biva n'ahandi. Iyo ufite hormone zawe zitari balanced, uri umuntu affectingwa cyane na stress zirakwafectinga. Twumve ko hormone, nabwiye bino bintu bitatu birakorana. Hormone ziba mu mubiri. Stress already kera yakoze he kuri emotions, yakoze kera ku bugingo. Ni ukuvuga ngo niba ugize stress, zirica amarangamutima abarizwa mu gice cy'umuntu cy'ubugingo. Niyo mpamvu ntabwo wafata kimwe neza ngo ureke ikindi, ntabwo wafata umubiri neza ngo wibagirwe ubugingo, ntabwo byakunda. Byose bikeneye kubifata neza. Niba witaye ku bugingo, ita no ku mubiri. Niba ugaburira ubugingo cyane, gaburira n'umubiri neza cyane, kubera ko kimwe nucyitaho kibagirwa ikindi n'ubundi nacyo kizabigiriramo ingaruka. Niba stress iterwa niba iyo umuntu afite amahormone atari balanced, bishobora kwafectinga mood, hanyuma kuba ari off on mood, hanyuma bikafectinga igice cy'amarangamutima cya emotions. Ni ukuvuga ngo ubugingo n'umubiri bifite ahantu bihuriye. Ni byiza rero ko byose ubyitaho. Uyu munsi rero narimo twarimo tugira ngo tuganire kuri ibi bintu bitatu. Ni gute twakoza amaraso yacu, ni gute twakoza umubiri wacu, ni gute twasohora imyanda turya buri munsi mu mubiri, kugira ngo ntigende ngo yistoke, igende yibike mu mubiri, ejo izateze ibindi bibazo, ejo izateze izindi ndwara. Byibuze gerageza gatatu mu cyumweru, gerageza unywe ji y'ibi bintu. Byibuze gatatu mu cyumweru rya ji y'ibi bintu, cyangwa se urye salade yabyo gatatu mu cyumweru.
please rya jibi bintu, nywa jibi bintu cyangwa se ujye salade yabyo, bizagufasha gusohora umwanda mu mubiri, bitera mood nziza, bitera umuntu guhora yishimye, bitera uruhu rwiza. Abamama bakunda uruhu rwiza. Buriya abamama hari ikintu tutajya dusobanukirwa. Abamama, niba ndatekereza ubu ngubu product nyinshi z'amavuta ahindura uruhu, inyinshi zikorwa muri karoti, turmeric, lemon, orange, inyinshi zikorwa muri ibyo ngibyo. Noneho watekereza ngo niba bakora amavuta atera uruhu rwiza muri karoti na lemon, watekereza ngo uriye karoti na lemon buri munsi wagira uruhu rusa gute? Niba bakora amavuta dusiga inyuma y'uruhu agatera uruhu rwiza, ugize rutine yo kurya buri munsi karoti na lemon buri munsi, wagira uruhu rusa gute? Ako nakabanga mbibiye, genda ubigerageze uzambwira. Gira rutine yo kurya byibuze karoti buri munsi, ugire creating karoti, ushiremo indimu buri munsi, uzambwira icyo bizatanga. Niba amavuta basiga uruhu aba arimo karoti agatera uruhu rwiza, ese uziriye uri kumva wagira uruhu rumeze gute? Hanyuma si ibyo gusa bikora, bigira uruhu rwiza, bizamura mood, bimanura stress, ukagira ubushobozi bwo guhandoringa ama stress. Ibyo ndi kubabwira nukuri. Nugira umuco wo kurya bino bintu buri munsi, uzumva nawe impinduka mu buzima bwawe. Bigabanura ibiro. Abantu baba bafite ibiro byinshi, umubyibuho ukabije, bigabanura ibiro. Abamama bafite ibiro byinshi bigabanura ibiro. Utiriwe ujya muri siporo byagabanura ibiro. Na siporo ni nziza, ntuzayireke nimba ufite umubyibuho ukabije. Rero uyu munsi twaba tugira ngo tuganire ni gute twabasha kuyungurura amaraso yacu, ni gute wabasha gusohora umubiri, gusohora umwanda w'ibyo urya buri munsi mu mubiri. Ntitubeho nk'inyamaswa, ntubeho nk'inka, ntubeho hoya, gira itandukano n'inka. Byibuza zirikana ko byibuza mu cyumweru wariye ama junk foods. Byibuza vuge ngo mu cyumweru iyo ndi ku kazi ni ya junk foods gusa. Byibuza ukuvuye ku kazi, byibuza kora salade iyi combination, byibuza ujye blendinga juice yayo unywe, kubera ko uzi ko ibiryo urya neza bitari healthy ku buzima bwawe. Uri umuntu utunzwe na processed food, byibuza bino bintu biba bifite amakemiko menshi cyane. Byibuza kora salade y'ibi bintu, blendinga juice yabyo unywe, kugira ngo byibuze wa mwanda urya buri munsi uko urya ari kusohora, utaragenda ngo wistoke umubiri ugende ujye kwangiza ibintu byinshi mu mubiri. Ikiganiro cy'uyu munsi cyari ni gute twabasha gusohora umwanda mu mubiri mu rwego rwo gufata umubiri neza nk'abakristo. Ikigenderewe ni iki ngiki, fata umubiri wawe neza. Mu kiganiro cy'ubuse narababwiye ngo niba ufite umuvandimwe ureba wabwirije bakunaniye kumva, utarakiragiza, utarumva ibya Yesu, ukabona yiyandavuje mu byaha cyane, ibyaha byakwangiza umubiri, mubwire byibuze, mwigishe byibuze gufata umubiri we neza, kugira ngo ejo umunsi azagirirwa amahirwe yo kwakira agakiza, azakira agakiza gifite umubiri muzima. Imana ikoresha umubiri ukiri muzima, ntureke ngo yangize ubugingo, yangize n'umubiri. Byibuze mwigishe gufata umubiri neza, umunsi agakiza kazamugeramo kazasanga afite umubiri muzima. Ikigenderewe ni ikihe? N'ubugingo buzima n'umubiri muzima. Tugira ubugingo buzima n'umubiri muzima, birarindwe umubiri wacu, ubugingo bwacu n'umwuka wacu ntibikabonekaho umugayo kugeza ubwo umwami yacu Yesu azazira. Umugayo uzuboneka ku mubiri wacu ni mu gihe twakoresheje cyane, mu gihe twawufashe nabi, twawugaburiye nabi, niwo mugayo ujya uboneka ku mubiri wacu. Ubutaha tuzavuga ku bugingo, ni gute twafata ubugingo neza. Nituvuga ubugingo tuzaba tubuza amarangamutima, igice cy'ubwenge n'igice cya willing, aho dufatira imyanzuro, amahitamo yacu. Ubwo rero murakoze, ubutaha tuzongera duhure. Please kora subscribe niba uri umushyitsi, ntugende udakoze subscribe, uraba udushigikiye.
kandi ibi ngibi ntitwumve ko ari byo hanze y'urusengero hoya hoya. Niba hari umuntu wa mbere ugomba gufata umubiri we neza ni umukristo, kubera ko imibiri yacu ni ibikoresho by'Imana. Murakoze cyane.